gukomeza kikagashiraho umwete yatavuye ku ishuri nkamere nk'abana bava ku ishuri bakayitaho ku ziko bakigende isobanura National Examination and School Inspection mu Kinyarwanda ni ikigo gishinzwe gutegura ibizamini no kugenzura ibigo by'amashuri. Ntago ingana na segonderi. Primaire wiga amasomo 5, muri segonderi ukiga amasomo 9. Okay, mwongeye kwirigwa nshuti bavandimwe bakurikira YouTube channel yanjye yitwa Mugarura TV. Ndabasuhuje cyane, hano mbafitiye abatumirwa babiri, umwe bose hamwe n'abanyeshuri kandi bize primaire ku kigo kimwe. Uyu muhungu muramubona arakeye cyane, umukobwa arakeye cyane. Meze ute muhu? Meze neza. Amakuru yawe? Ni meza. Hano turi urarebwa n'abantu benshi cyane, ndabasaba kugira ngo mwibwire abantu barimo kubakurikirana babareba cyane. Witwa nde, wigahe? Amazina yanjye ni Nayiturikije d'office, niga ku kigo cya GS Rambura Garso, ariko aho natsindiye ni kuri Centre Scolaire de Nyarubuye. Nawe muko amakuru yawe? Ni meza. Witwa nde, wigahe? Ukoze niza ntashidikanya yuko mugiye kunyibwira neza cyane kugira ngo tubashe kuba twaganiriza abadukurikiye hano kuri Mugarura TV. Mubabwire neza yuko rwose hariho abana bakiri bato cyane ko ibintu byo kwiga basigaye barabiciye amazi. Mwebwe ndashaka kugira ngo mumbwire bano bana biga baciye amazi ibintu byo kwiga, ndashaka kugira ngo nawe ubibwire. Witwa nde? Amazina yanjye ni Niyigena Shimirwa Liliane. Vuga cyane. Amazina yanjye ni Niyigena Shimirwa Liliane, nkaba niga kuri Centre Scolaire Nyarubuye. Mwaka wa kangahe? P6. P6. Ubwo nawe wakoze wasohotse? Yego. Watsinze ariko? Nagerageje. Wagerageje. Bagwaye kihe kigo? GS Rugari. GS Rugari. Kubera iki bagwaye GS Rugari kandi nari nkuzi nk'umwana w'umukobwa w'umuhanga ukinira filime? Ariko ndakuzi cyane. Kubera iki watsinzwe ukaba bakoreze GS Rugari ko batakohereje boarding ujye kwigubayo? Byaranchanze byari bikomeye. Yego. Ariko nuko nyine byagenze. Ukaba witeguye neza cyane ko se ushobora kuba wakomeza kwiga cyangwa ukubwo watsinzwe ku manota make cyane ushobora kuba wava mu ishuri? Ndakomeza. Urakomeza Kuvamo nikosa. None ko hariho abakobwa cyangwa se abahungu mwe bakomeje biga bakaba ibizamine babitsinzwe, urababwira iki? Niye nama wabagira nk'umwana twari tuzi w'umukobwa w'umuhanga wigaga ku kigo cya Nyarubuye, ukaba kwisa amanota yawe yaje ariko yari meza, nuko abuze akantu gato kugira ngo utsinde? Wagira iki inama abana babashije gutsindwa? Nabagira inama yo kwisubiraho bakajya barasubira mu makayi ibyo bize. Yego ye muhungu Jadofisi. Umeze neza, ni smart kabisa. Ubu ugiye gusubira ku ishuri? Yego. Ugiye gusubira ku ishuri muri vacances, ni iki cyakubereye imbogamizi? Ese nta wasubiye inyuma mu bwenge ku buryo ugiye gusubira ku ishuri ugasanga abantu barakudeturunye? Hajya wari wabaye wa kangahe? Nabaye wa karindwi. Kubera iki wari wabaye wa karindwi kandi ahandi warazagura uwa mbere? Kuki wabaye wa karindwi kandi ahandi warazagura uwa mbere? Erega primaire roro ntago ingana na segonderi. Primaire wiga amasomo 5, muri segonderi ukiga amasomo 9. Ubwo nicyo cyatumye ubasha kugira ngo ube watsindira primaire, none segonderi ukaba uri kubona amanota yawe meza cyane. Ku mwanya wa karindwi wagize amanota ngahe? 75. Ku 75. Ndi kumva waragerageje, sha komerezaho. Niki wabwira uyu mukobwa mwicaranye ku buryo ashobora kuba wamushiraho icyizere cyuko ashobora kuba yakomeza kwiga? Niki wamubwira?
icyo namubwira ni ugukomeza akiga agashyiraho umwete atavuye ku ishuri nkamere nk'aba bana bava ku ishuri bakayitaho ku ziko bakigenda bakaja kwikinira imipira agakurikira amasomo kandi siniya wani iroroha ni nziza cyane kandi kwiga segonderi ni byiza iyo ugize amahirwe ugatsinda ubona ibigo byiza ukiga neza ubundi ukazaba umukire. Yego, none ni iki kindi ushobora kuba wabwira abana batsinzwe cyangwa se babashije gutsinda bakaba bafite ikibazo cy'uko bagiye kuja mu bigo bya kure wenda ubushobozi bukeya? Niki ushobora kuba wagira inama ababyeyi bafite abana batsinze bakaba bafite ikibazo cy'uko babajyanye mu bigo bya kure? Niki wabagiraho inama ababyeyi? Abagira leta yavuze ko mu gihe umubyari kubona umwana ari kujya kwiga kure agomba kujya akavugana n'akarere nyine bagahamagara kuri nesa yakumva byumvikana ikamugarura ku kigo cya hafi. Dufite ikibazo cy'ababyeyi batazi ese nesa niki, wansobanura ababyeyi ho gatoya nesa icyo ari cyo? Nesa isobanura National Examination and School Inspection. Yego, mu Kinyarwanda neza? Mu Kinyarwanda ni ikigo gishinzwe gutegura ibizamini no kugenzura ibigo by'amashuri. Yego, uyu mwana w'umukobwa uramureba ariko? Ndamureba. None ni iki ushobora kuba wamubwira ashobora kuzashiramo imbaraga kugira ngo nageraho ate kuzatsindwa? Agomba kwiga cyane ntamere nk'abana nkuko nababwiye bava ku ishuri bakapfa kujugunya aho bararara bakaja gukina umupira kuza akaryama bamuhaye umukoro ni ukukora ku ishuri agomba gutaha agakora uturimo twe nyine akaturangiza agafatika yakiga dore ko dufite n'amashanyarazi nta kibazo cyo kubura ukuntu umuntu yakwiga. Yego, ndagushimiye cyane umusore ukiri muto cyane watsindiye primaire uyu ku isaha akaba yiga ujye mu kangahe? Ye kuja mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Yego, ubu wigubaye. Ni iyihe mbogamizi ubona ku kigo cyanyu? Mbogamizi ntayo pe, turiga baratugaburira tukarya turyama ahantu heza. N'indi mbogamizi ni uko batwiba. Ababiba ni abajura baturuka hanze? Hari abaturuka hanze, hari n'abanyeshuri batwiba, ariko nyine ukuntu inama ukuntu bavuze bagomba kubigenza. Iyo umunyeshuri yibwa agomba kubira kubwa perefe akabyandika ibyo yibwe, noneho bafata undi munyeshuri uri kwiba akariha ibyabuze byose. Ubwo kugira ngo bace abanyeshuri ku ngeso yo kwiba. Ubwo icyo nicyo bakora cyane. None se ubwo ikindi nshobora kuba nakubaza, ku kigo cyanyu murye kangahe ku munsi? Ikigo cyacu mu gitondo turya 2 ukongeraho n'igikoma cya mu gitondo. Igikoma cya mu gitondo. Amasomo agatangira sangahe? 2:45. Uwabaye wa mbere ku kigo cyanyu yagize amanota ngahe? Si wamenya kuko nyine batanga birote turi kuyuta dushaka gutaha dufite urukumbuzi rw'ababyeyi, ariko mu gihembwe cya 2 wabaye wa mbere afite amanota 89. Urukumva ko ku kigo cyacu bigisha cyane. Ngaho uyu mukobwa muganirize umubwira ibyiza byo kwiga kugira ngo atazagira ikibazo cyo gukomeza kwiga akagira ikibazo cyo kuvuga ngo kuba natsindiwe ku manota make cyane nshobora kuba nava mu ishuri. Ni iki ngamuganire mumbwirire, muganire akubaze umusubize. Reka mbwire rero ugomba gukomeza ukiga ugashiraho umwete. Reka mbwire ubundi amahirwe ni 2, hari ugutsindwa kuri primaire ariko turonko mukayitsinda. Gitsinze turonko ariko ubundi utsinzwe primaire na turonko mukayitsindwa amahirwe bari ntayo, ntago wabona diplome. Icyambere ugomba kwiga neza ugatsinda ukigushizeho umwete ukirinda abasore bakurangaza ukirinda ubushukanyi ukigushizeho umwete ukava ku ishuri ugasoma chimie, biologie, physique, mathematics, Kinyarwanda, English, entrepreneurship, geography, history n'ibindi. Yego, nesi kwiga bigenda bite? Niga ukuntu bigenda ujya ku ishuri bakavuza ifirimbi cyangwa se sonori yo kujya kuri assemblema yaranya mukajya mu ishuri mwarimu akaza kwigisha nabwo yabataje mugasura mu isomo. Okay, ndabashimiye cyane bana beza cyane
kuri uyu munsi ndizera ndashidikanya yuko mukoze ikiganiro mugira inama ababyeyi bashobora kuba bafite ikibazo none se ku babyeyi bafite ikibazo cy'imyishyurire y'abana. Leta yavuze ko umwana agomba kuza ku ishuri umubyeyi agasigara ari gushaka amafaranga yo kwishyurira umwana. Okay, ndabakunda cyane. Ciao, tuzasubira ku munsi w'ejo dukora ikiganiro ubabwira neza yuko ibintu byo kureka ishuri ababyeyi bakuye abana mu ishuri uza kubasobanura neza cyane, cyangwa muriteguye nk'icyo kintu ushobora kuba wagitanga. Kirazira ko umwana ava mu ishuri ngo yabuze minerivare ngo yabuze iki ngiki. Nayine nazo zirahari zishinzwe gufasha abanyeshuri, zishinzwe gufasha ababyeyi bafite abana babuze abana batsinze ababyeyi bakabura minerivare. Kandi nicyo zashiriweho nimba umwana yatsinze bakabura minerivare batishoboye hari yagize amahirwe agatsinda ku rwego rw'igihugu leta ikamurihira cyangwa se nzatsinda ku rwego rw'igihugu akajya kwiga kuri nayine. Ndagushimiye kuko Jesse Moza ya mbere barigisha. Mukuru wanjye yatsinzwe primaire ariko ageze ku Muhoza toroko marayitsinze ubagiye kuja Nyanza. Okay, umunsi w'ejo ubwo ndibuze kuza kumufata nawe nze kumuganiza muhuje nawe umumbwirira umukora no mu ntoki kuko ni mukuru wawe watsindiye primaire biramunanira ariko nawe yatsindiye ni Samoza. GS Moza ya mbere. Ikigo cyizakiwe na ADPR. Mu gihembwe cya gatatu mu mwaka wa gatatu ibizame bakora ni ADPR bitegura. Niyo mpamvu ADPR ifite ishingiro mu banyeshuri yita ku banyeshuri. Ibyo bizame babyanditseho ngo ADPR Pentecoste Church. Okay, ndabakunda cyane namwe mwabibonye neza zanye bano bakobwa n'uyu muhungu kugira ngo babashe kubabwira buri kimwe. Ndabashimiye cyane, murakoze.